tugihura namukubise amaso numva ndasuherewe, ndeba gusiga umusore mwiza usa nawe ntisintaha atampaye akanama, nanjye ntangira kuvuga mfite isoni n'impungenge ku maso nti ese ubu ndahera he mubwira ko namukunze, mbona igisa n'izuba mu maso he, ntekereza ko mbonekewe na marayika, ndatuza ntega amatwi numva amazi asuma nta rusaku, gasuku zose zatuje, injereri zirabwika, nitegereza uwo musore numva ijwi rirenga rimbwira gutuza, ni gutuza ndatsa n'umutuzo ndishakira umutoza. Kuva ku munsi mbonekerwa sinzi uko niyumva, ariko bifite imvano byaramvunye, gusa icyo mbaratira umukunzi wanjye arankunda kandi nanjye ndamukunda, niba mbeshye ndi isindi mpinduka isusa, ndata ubutoni n'ubwiza mbonaho nkamubwira uko nanjye mubona, umukunzi wanjye arabaruta, afite amatuza atuma ntuza, afite ibiganza buri uko ankozeho niyumva nk'utashye aho badapfa, afite mu maso buri uko muteye imboni mbona afite igikundiro nkunda gusa mfite impungenge ko bamuntwara, ariko kuko nizeye amasezerano yampaye, kumutwara bibasaba indi si, undi mubumbe utari mu isanzu, igira umuremyi niba witeguye guhangana nanjye. Umukunzi wanjye arankunda, aherutse kumpishurira ibanga ntamenye kuva muzi, ambwira ko kuri we ndi ibyishimo yarotaga kugira, ati kuva nakugira nk'umukunzi sinkigoheka, ajya asenga ngo agace kazamutwarira inkoko azakarura nta mahoro akazagira, kandi yambwiye ukuntu duhura yabonaga ntamwikoza, ancunga buri segonda ngo arebe ko hari indi gahunda mfite, ntakamenye ko nari narobye kare twicaye mu gacaca hari mu gicucu cy'icunga ryo mu busitani, afata telefone yanjye yandikamo nimero ze, ndaseka ngo ndemeza ko ari umutoza, simbabeshye nakangutse saa 2 nkanguwe na mama, ati ko waryamye kera ni amahoro, gusa yankanguye wampaye imibare 8. Sinzi aho nzamukura ngo ampe indi mibare ibura, ariko rero imyaka ihaye indi, nahereye kuri 0 ngeze ku bihumbi ntarafora imibare yindi, gusa ndamukumbuye, buri uko ndyamye nifuza gusubira mu nzozi ngo ndebe ko nabona uwo mutoza, umutuzo irungu riramunga disi ndamukumbuye umutoza, sinifuza kurya ataraza ngo mbone umuraza mbega ibyishimo nzagira nimbona uwo nkundisha umutima, intimba yantambamo ni ukudakabya inzozi narose, ngo mbone uwo nkunda urukundo rwanjye rutegereje, nzagutembereza ahatagera imungu n'itiku urihe rukundo maze ngukunde utebuke ndagukumbuye